urusobe rw'ibiriho, urusobe rw'ibiriho. Igisubizo ukeneye ngo ubeho ubuzima butunganiwe, bukunejeje ndetse bwo hejuru kiri hafi yawe. Kurikirana ikiganiro urusobe rw'ibiriho, umenye uko ubaho ubuzima bwawe bwagenwe n'Imana ngo bube ubw'ubwiza n'icyubahiro binyuze mu ijambo ry'Imana. Shalom shalom bakundwa bene data b'umwami yishimira. Dushimiye Imana kubw'uyu mwanya mwiza, ni wa mwanya twongera kwigira hamwe ijambo ry'Imana, ijambo dusanga mu gatabo Imana yatwihereye umumarayika murinzi ngo akomeze aduteze imbere mu bumenyi bw'ijambo ryayo. Haleluya. Uyu munsi turiga inyigisho igira iti ubwenge bw'Imana buhishwe. Haleluya. Umurongo wacu ufungura turawusanga mu Bakorinto ba mbere ibice 2 umurongo wa 7 kugeza ku wa 8. Haravuga hati ahubwo tuvuga ubwenge bw'ubwiru bw'Imana aribwo bwenge bwahishwe. Imana yaringanije ibihe byose bitarabaho ngo buduheshe icyubahiro. Mu batware b'iki gihe nta wabumenye, kuko iyo babumenya ntibaba barabambye umwami w'icyubahiro. Amen. Igitambo cya Yesu Kristo koko cyari ubwiru bwimbitse. Satani kuko yari ikiremwa akaba atazi byose, ntiyari kumenya igisobanuro cyuzuye cy'umurimo wo gucungura Kristo yakoze. Bibiliya ihishura ukuri mu Bakorinto ba mbere ibice 2 umurongo wa 7 kugeza ku wa 8. Haravuga hati ahubwo tuvuga ubwenge bw'ubwiru bw'Imana aribwo bwenge bwahishwe. Imana yaringanije ibihe byose bitarabaho ngo buduheshe icyubahiro. Mu batware b'iki gihe nta wabumenye, kuko iyo babumenya ntibaba barabambye umwami w'icyubahiro. Amen. Hano abatware b'iki gihe ntibari bazi intego nyamukuru y'igitambo cya Kristo. Iyo basobanukirwa ingano n'imbaraga z'ubwiru ntibari kubamba Yesu. Reba muri Yohana ibice 12 umurongo wa 31, Yesu yise Satani umutware w'iyi si. Ibi bikaba bihura n'uko izi mbaraga z'umwijima z'isi zasobanuwe mu murongo wo hejuru. Amen. Kumenya kwa Satani n'abatware be ku bijyanye n'umugambi w'Imana ni igihamya y'ubwenge bw'Imana buhishwe. Ntibari bazi ko kubambwa kwa Yesu bizazana agakiza ku muntu. Imana yacu iratangaje. Mu Bakorinto ba mbere ibice 2 umurongo wa 9 kugeza ku wa 11 hakomeza hasobanura hati ariko nk'uko byanditswe ngo iby'ijisho ritigeze kureba n'iby'ugutwi kutigeze kumva, ibitigeze kwinjira mu mutima w'umuntu, ibyo byose yabiteguriye abayikunda. Ariko Imana yabiduhishurije umwuka wayo, kuko umwuka wayo arondora byose ndetse n'amayoberane y'Imana. Mbese ninde mu bantu wamenya ibyo ndatekereza keretse umwuka wa wundi umurimo? N'iby'Imana niko biri, nta wabimenya keretse umwuka wayo. Amen. Imana ishimwe ko tuzi ndetse ko dusobanukirwa ubwenge bw'ubwiru bw'iby'Imana. Ntabwo tubihishwe. Bibiliya ivuga ko Kristo yaduhinduye ubwenge buva ku Mana. Bakorinto ba mbere igice cya mbere umurongo wa 30. Kandi dufite gutekereza kwa Kristo. Ibyo rero tubisanga mu Bakorinto ba kabiri ibice 2 umurongo wa 16. Imana ishinga cyane ko kuba turi abana b'Imana yaduhishuriye ubwiru bwayo. Haleluya. Ibyo itigeze ihishurira Satani n'abatware b'isi. Imana ishimwe cyane. Niba utaravuka ubwa kabiri ngo ugire ubwo butware, ngo ugire uko guhishurirwa, mwene data ntucikwe. Isengesho rikurikira urisome wizeye, ubishyire ku mutima, wakira agakiza, wakira ububwiru bw'Imana. Imana ishimwe cyane. Hanyuma tugiye gusenga isengesho turasubiramo tuti Data mwiza, ndagushima kubw'ubwenge buhishwe mu mugambi wawe uhoraho ndetse bwaduhishuriwe ku bwa Mwuka Wera. Ndagushima ko Satani adafite imbaraga mu bitekerezo byanjye kandi katabasha kugera ku migambi wanteguriye.
urakoze kubwo kunesha wampaye muri Kristo Yesu. Ngendana icyizere cy'ubu bumenyi yuko ntekanye muri wowe mu izina rya Yesu. Amen. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Ngendana icyizere cy'ubumenyi ko ntekanye muri wowe. Imana ishimwe cyane. Gucengera inyigisho y'uyu munsi turasoma mu Bakolosayi ibice 2 umurongo wa 15. Twongera dusome muri Yohana 16 umurongo wa 13. Murakoze cyane. Imana ibahe umugisha, turabakunda. Shalom shalom. Haleluya. Ndizera ntashidikanya ko wahawe umugisha n'iyi nyigisho, ndetse ukaba unumva wifuza cyane kwegera Imana no kubaho mu migisha yayo. Ariko mwene data, ibyo ntibyashoboka utabanje kwegurira Imana ubuzima bwawe ngo ikuyobore. Haleluya. Niba wumva ari wowe Imana iri kuvugisha binyuze mu ijwi ryanjye, sengana nanjye iri sengesho usubiramo aya magambo uti: Mwami Imana, ndaje mu izina rya Yesu Kristo. Ijambo ryawe riravuga riti, umuntu wese uzambaza izina ry'Uwiteka azakizwa. Mu Byakozwe n'Intumwa ibice 2 umurongo wa 21. Ndasaba Yesu ngo aze mu mutima wanjye, abe umwami w'ubuzima bwanjye. Nakiriye ubugingo buhoraho mu mwuka wanjye, kandi nk'uko Abaroma ibice 10 umurongo wa 9 havuga ngo niwatuza akanwa kawe yuko Yesu ari umwami, ukizera mu mutima wawe yuko Imana yamuzuye, uzakizwa. Natuye ko nkijijwe, natuye ko mvutse ubwa kabiri, ndi umwana w'Imana. Ubu mfite Kristo utuye muri jye, kandi uri muri jye aruta uri mu b'isi. Ubu ndagendera mu gusobanukirwa ubuzima bwanjye bushya muri Kristo Yesu. Haleluya. Amen amen amen. Nezerwa cyane mwene data, ubu baye umwana w'Imana, kugira ngo wakire ibisobanuro birenzeho ku buryo wakura nk'umukristo, cyangwa niba wifuza gusengerwa by'umwihariko, mwahamagara kuri 07 9 4 000 91. Ndasubiramo 07 9 4 000 91. Imana ibahe umugisha, naho ubutaha.